Kristo. Twese inzira nimwe yo kujya mu ijuru ni ukwizera Kristo umwami n'umukiza, tugahinduka abana b'Imana, tukaba twanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo. Shalom shalom ubwoko bw'Imana. Nongeye kubasuhuza, ni wa mucuti wanyu, ni wa muvandimwe wanyu, umuvugabutumwa witwa Hategekimana Innocent. Nishimiye kongera kubana namwe muri aka kanya. Imana ibanyongera iminsi yo kubaho kandi namwe mukamugihumeka. Imana irabakunda ndetse idukunda twese kuruta uko twikunda. Aya indirimbo tuyaturimba ngo kandi uko ikunda umwana wawe niko nanjye nkunda bitari bikwiriye. Munari umugome nuko impa Yesu ngo mbambirwe ku musaraba. Mubo yacunguje amaraso nzi yuko nanjye ndimo. Ngo nzajya ndirimba kugeza iteka ryose. Reka tujye turirimbira Imana tuyivuga ibitangaza yadukoreye. Iyo dutekereje aho twavuye, iyo dutekereje inzira twaciyemo, iyo dutekereje ubuzima, umva twagombye kuba twarapfuye hahandi bene wacu baba baratwibagiye, imiryango ikatwibagirwa, ariko Imana ikavuga ngo baho kubera ko ngiye gufite umugambi. Mu gihe Imana intije ubuzima, impaye akanya nk'aka ko kongera kugaruka imbere y'ubwoko bwayo, yatuza tuvuge gukomera kwayo n'urukundo rwayo. Imana ibaha umugisha. Nizeye ko ibyo twize ubushize hari ibyo mwashyize mu bikorwa cyangwa se n'abandi mwaje mu nzira y'agakiza, nkuko natwe twese turi abana b'Imana. Si umuzungu, si umwirabura, si umugufi, si umuremure, si igikara, si inzobe, twese turi abana b'Imana iyo twemeye Kristo umwami n'umukiza. Mu ijuru nimwo tuzabibona ko nta vangura rihari. Mu Rwanda aho cyarakemutse rwose, nta moko tugira, twe turi abanyarwanda. Genda umunyarwanda n'abene igihugu bose n'abanyarwanda, nta bwoko tukigira. Niyo mpamvu rero nshaka ko dukomeza tukabera abana b'Imana, ariko mbere nshaka kubereka ko noneho kuri rya herezo noneho Imana izaza gucira abantu imanza. Mbasomere mu ijambo ry'Imana mu Byahishuwe ibice 20 umurongo wa 11, havuga ngo mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo. Ahabyo ni haba hakiboneka, mbona bapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe. Nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igara abapfuyeho muri yo, urupfu n'ikuzimu bigara abapfuyeho muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Igitabo cy'ubugingo nababwiye ko cyandikwamo umuntu wamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza we. Icyo gihe ubahindutse umwana w'Imana, wahindutse icyaremwe gishya. Byaye nibyo kuvuga ngo uruwo kwa runaka, uruwo kwa ki, wavukiye mu byaha bine uwapi, ibyo ngibyo biba byarakuvanyweho, warabaye umwana w'Imana. Niyo mpamvu nifuza ko twakomeza kugenda muri iyo nzira yo kuba umwana w'Imana. Iyo dusomye hepfo yaho kugira ngo ubyumve neza, nuko ibice 21 b'Ibyahishuwe bitwereka uburyo ururembo rwera, umurongo wa 2 ngo mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibimana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Iyicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya, kandi iti andika kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ayo kuri. Imana yacu ishimwe cyane. Iri ni ijambo ry'Imana ry'ukuri. Bibiliya ni igitabo cyahumetswe n'Imana, si umwana w'umuntu wacyanditse. Ni Imana yahumetse irangije ikoresha abakozi bayo bahumekeye n'umwuka wayo. Niyo mpamvu Petero we yabyanditse avuga ati rwose ntabwo byavuye ku mbaraga z'umuntu, ntibyavuye ahubwo byavuye ku mwuka w'Imana uzi kuyobora abana bayo, bakigisha abandi bakava mu byaha bari barimo. Twese twari tumeze nk'amwe,
ariko Imana yatugiriye ubuntu yo kabyara ituma duhinduka abana b'Imana kubwo kwizera. Ndifuza ko uzicarana n'Imana ikaguhanagura amarira mu maso yawe, ukabana nayo ubuziraherezo ko nta rupfu, nta nzara, nta gahinda, nta mubabaro. Tuzahora twibana n'Imana iteka n'iteka. Izatubera Imana, izatubera umucyo. Nusoma Ibyahishuwe ibice 22 urareba uburyo tuzajya turya za mbuto twari twaremerewe zo muri Edeni, ukwezi umunsi ku munsi. Byari byose Satani yatubujije, ahubwo bizongera bigaruka muri kiriya gice cy'ibice 22 Ibyahishuwe. Ku muntu usoma Bibiliya rwose ntabwo twasoma kuko umwanya bari muto, ndabizi. Isi iradukurura kuko bidakoze ntabwo urya, kandi bitubishya kuya nyine ntabwo wabaho. Ariko iyo ufite ibyiringiro ko uzabana n'Imana, ni ukuri n'iby'agaciro gakomeye cyane, ko twese tuzapfa. Niba Kristo atinze kuza, ese uzapfa iherezo ryawe zabiriye? Umuntu yaravuze ngo ese kubucya bukira amaherezo azaba yaye? Amaherezo ni ugupfa cyangwa se amaherezo nuko Kristo azagaruka akadutwara aho duteguriye? Ntawuzi umunsi n'igihe rero tuzapfira. Ngirira neza, wizere Imana, wizere Imana, wizere n'umwana wayo witwa Kristo, kuko igihe kirageze yuko tubwiza abantu ukuri. Abantu benshi barimo turapfa amadini, ngusengera kwitwa Innocent, kwitwa Fortune cyangwa David cyangwa Gadi, ni amazina cyangwa se aya matorero uburyo yitwa, ariko yose ashamikiye kuri Kristo. Twese inzira n'imwe yo kujya mu ijuru ni ukwizera Kristo umwami n'umukiza, tugahinduka abana b'Imana, tukaba twanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo cy'abazabana n'Imana ubuziraherezo. Ntabwo nifuza ko rwose wakubaka ku musenyi. Bibiliya niko tubwira mu bice 7 bya Matayo yuko hari abantu bubatse inzu yabo ku rutare, ngo imivu yaratembye, imiraba irakubita, imiyaga irahuha, byikuta kuri iyo nzu, ariko kuko yari yubatse ku rutare ntabwo yaguye, ariko yubatse ku musenyi. We ngo ibyo byose byaraje by'imiyaga n'imivu byose biyikubiseho, birunda hasi ngo waba ukibona n'ikibanza cyayo. Kubaka rero ku rutare ni ukubaka kuri Kristo. Kubaka ku ibintu tuzabisiga nshuti yanjye, nta na kimwe tuzajyana. Twe kwirirwa dupfa ubusa rwose. Reka twizere Imana yacu, tuyiringire, twizere no watumye witwa Kristo. Kubiri yatubwira ngo mbere yo gushaka ibintu, banza ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose uzagira gute? Uzabyongererwa. Iyo wamaze kuyiringira ukayizera, byose ni ibyawe, humura rwose. Nuko ndabikwijeje ntashidikanya, nzi neza ko Imana ari Imana igira neza. Bibiliya ikatubwira ko tudakwiye kwiringira ubwenge bwacu. Ntabwo dukwiye kwiringira ubwenge bwacu gusa ngo twumve bihagije, ahubwo twagombye kwiringira Imana yacu. Niko mu bice 3 byo mu Migani hatubwira. Ibice 3 byo mu Migani, umurongo wa 5 kugera ku wa 5 turavuga ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira inyuramo. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu nuyemera izajya ikwereka inzira ucamo, izajya ikurinda muri byose. We kwishingikiriza kuri ubwo, kuko ni Imana yabuguha, itaguhaye ukura mu kaso ubwo buhanga bwakumarira iki? Ibi byose tukwiye kubifata, kuko ibi ni intizo Imana yaduhaye ngo tubaye tubyishimiye. Ahubwo ikibazo nuko Satani aza akatugonganisha, ugasanga turamorana, turicana, kandi ugasanga byose turabisize, nta na kimwe tujyanye. Ese wazasiga nkuru cy'imusozi? Reka uzagende ushimwa kubw'imirimo myiza wakoze, bitume Imana ikwishimira, bitume Imana ikunezererwa. Nshuti yanjye, nyimirira rwose, twibera abana b'Imana, tuzibanira mu bwami bwayo bwo mu ijuru, kuko izicarana natwe, izaduhanagura amarira ku maso. Kandi Imana ni ukuri ntabwo iteze kuzakureka, izahora kwishimiye pe. Izaguhaza kurama, izaguhaza ubusore, uzagubwa neza. Ibyo rwose ndabikwizeza ko njya mbibona iyo ntemberanye n'abuzukuru banjye, nishimye ukuntu mbona ukuntu ari byiza. None tekereza rero noneho kuzaba uri kumwe n'Imana, tuyikikije, nta manywa nta joro, hahora hakeye gusa Imana ari tumurikira. Bira byose nta na kimwe tuzabona mu bwami bwo mu ijuru. Imana iriho, kandi Imana kugira ngo ubone ko iriho nuko uryama ukabona burakeye. Cyagiye usinziriye umuntu yagutwara hashaka. Hari iriya ni intego z'urupfu. Umuntu wapfuye aba yarageze ahacecekerwa, nawe ategereje ya mpanda izavuga nawe akazuka. Ntacyo umuntu wapfuye Imana
ijye dusanga iduhe gusobanura. Iyo umuntu yapfuye, umuntu ari mu bitotsi ntabwo wamubwira ngo ngaho nsengera ngo Imana irakumva. Iyo umuntu yapfuye bageze mu gicucu cy'urupfu, reka nkwifurize inshuti yanjye, jewe nawe turusheho kwizera uwo mwana w'Imana waje kuducungura, twoye kuzarimbuka, dore twiringiye Imana yacu kandi tuyizeye, turusheho kurinda imitima yacu kuruta ibindi byose, kuko ngo niho iby'ubugingo bikomoka. Ubugingo ni iki? Ubugingo bufite byinshi busobanuye, busobanura ubwenge, busobanura ibitekerezo, bifite byinshi bisobanura. Ariko ubugingo bukoraho noneho ni ubuzima bw'iteka kuzabana n'Imana ubuziraherezo. Ndakwifuriza kwizera Kristo. Icyo kintu tuzajya duhora tukivuga uko duhuye, nagira umugisha wo kugera kuri channel y'abampaye akanya ko kuva ijambo ry'Imana, nzajya nkubwira uburyo Imana igira neza ibikoreye ku mwana we witwa Yesu Kristo. Reka duhore tuvuga ibyiza. Ntari nakizwa, nari umuntu cyane upinga abantu bakiriye agakiza. Aho bari hasi baturusha iki? Ko afite niba ari amakote barayafite, natwe turayafite. Niba ari amakaruvati natwe turayafite. Ibyo se baturatira n'ibiki? Ariko naje kubona ikiza cyo mu gakiza, yonyine kuzara mu buziraherezo. Naho waba warapfuye ukazongera ukabona Imana, ukayibona mu maso, twayibona amaso ku maso, uretse kuyibwirwa, tukazabona Kristo wadupfiriye ku musaraba, akatwereka inkovu, akatwereka ati nimwe napfiriye. Imana ikakwereka urukundo rwayo yagukunze, ikayemera kuza kwihindura umuntu kugira ngo akunde abane nawe, kugira ngo agupfire ari amaraso nkuko bya bitambo babitambaga. Kiba ari cyo gitambo kimwe kizima gusa gikuraho ibyaha by'abantu bose bari mu isi, kuwemera Kristo. Inshuti yanjye, kuki uwo munezero utawujyamo? Nta kintu bigusaba, kare wowe ubwawe gusaba kwitekerezaho. Ni ukuri, reka tweye kuba abapfu n'abapfayongo. Ibi tumaranira nta kintu na kimwe tuzajyana. Ni ukuri, subiza amaso inyuma undebere. Iyo umuntu yapfuye ajyana iki? Uretse iriya serike cyangwa iriya sanduku bamushyiramo n'imwenda nk'ibiri ngahe, hari ikindi kintu bamushyiramo? Bamuha amafaranga, za modoka nziza, ya mazu meza, ese n'inkweto se n'iki? Ibyo byose tubisiga hano ku isi, nta na kimwe tujyana. Ariko nyuma yaho tukazabazwa ibyo twakoze hano ku isi tukiri bazima. Iyo wapfuye biba byarangiye. Inshuti yanjye, nta kintu wakora iyo wapfuye, biba byarangiye. Mbabarira, jye nawe tuzigibonera Imana, tuzigire mu ijuru, tuzabane n'Imana ubuziraherezo. Wabonye uburyo izaduhanagura amarira ku maso yacu y'imiho twarushye hano ku isi, y'uburyo badutoteje, buryo twahuye n'ibibazo byinshi bitandukanye. Ariko Imana ikavuga ati abana banjye nibahumure, nabategurira heza. Reka rero Imana izarushe kwagira neza. Ngiye kubasengera kugira ngo umuntu wese utari wakira Kristo umwami n'umukiza, iri joro umwuka wera musange, amuganirize, avuge ati se kuba ndiho mbikesheje iki? Kuba ndiho ni ukubera ubwenge bwanjye? Ni ukubera ubuhanga bwanjye? Ni ukubera ko se nzi gukora kurusha abandi? Oya, kuba uriho ni uko Imana igiye gufiteho umugambi. Imana iragukunda, Imana irakwishimiye, itegereje ko nawe wavuga ngo jyewe ubwanjye Innocent nemeye Kristo ko ambera umwami n'umukiza, ndamwakiriye uhereye none n'iteka ryose. Nicyo nkwifuriza, nanjye niyifuriza. Imana iduhane umugisha. Data wera, mu izina rya Yesu, ubwoko bwawe mbuzamuye imbere yawe, reka ubusange ubuganirize aho yaba ari hose mwami, yaba ari umukozi w'abandi, yaba yikorera, yaba nta n'akazi afite, wabuze urubyaro Mana, ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umuhe umwana. Abashomeri ubaha akazi, abari mu madeni Mana ubishyurire, abari mu macumbi Mana ubahe gakondo zabo. Ni ukuri n'abari mu ntambara turasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo iriya ntambara ihagarare, kuko bose baremwe isi kugira ngo bayishimiremo. Iyo dusomye iriya jambo ryo mu Itangiriro igice cya 26 ngo waturemye mu ishusho yawe udukunda, urangije igihe ibintu byose ngo tubiyobore tubinezererwemo. Ariko Satani ntabwo yigeze twishimira, ariko uwo mugambi we wose turawurogoye mu izina rya Yesu. Reka Afrika igira amahoro, Aziya igira amahoro, Uburayi bugira amahoro, isi yose igubwe neza mwami. Turagushimiye kuri Imana ikora ibikomeye, turagushimiye kugiye kurengera ubwoko bwawe, abatari bakumenye mwami Yesu Kristo kabiyereka kuri umucyo, kandi nugukurikira ntabwo uteze kuzagenda mu mwijima. Urakoze Uwiteka Imana ku byose bikoze, ni mu izina rya Kristo umwami wacu, amen. Imana ibaho umugisha. Bye, turabakunda.